Mu gice cyatambutse twasize Lina arimo aganira n'umugabo we Ali. Ahanga ari yararimo abwira Lina ngo niba aribona kugenda akaviwe mu rugo ari byo byamuha umunezero ndetse bikamuha amahoro yakigendera. Lina nawe yararimo mubwira ko n'ubundi byose byamuhombeye. Ati suragira ngo nkubwize ukuri, ese nukuhe kuri? Lina yaragiye kubwiza Ali. Inkuru yacu n'ubundi reka tuyitangirije kuri Ali ndetse na Lina. Arahera akabwira Lina akamubwira ati mbwira mugore mwiza, nukuhe kuri wamishe? Ese nicyo ugiye kumbwira? Lina ati kandi mbaye umugore mwiza. Arati yes of course uri we. Eregura umugore wanjye. Lina ati ariko ko rurimi. Arati apana, none se nitubana nk'umugore n'umugabo? Lina ati oya, inshuti zacu ndetse n'abandi bose babona ko ndi umugore wawe ndetse bazi ko ndi n'umugore wawe, ariko hagati yanjye nawe tuzi ukuri, mutima wawe uzi ukuri nk'uko nanjye uwanjye uzi ukuri. Twembi turabizi ko ntari umugore wawe, ahubwo ntabwo ndamenya ngo ndi iki kuri wowe. We mwayituyo basi si wowe wansobanurira, watuma mbasha gusobanukirwa nkamenya uwo ndi we kuri wowe. Arati Lina, icyo nzi ni uko uri umugore wanjye, ibindi ntabyo nzi. Lina ati okay, ahari nanjye igihe kizagera nsobanukirwe niba koko ndi umugore wawe. Arati ngaho mbwira ukuri bashaka kumbwira. Lina ati ngo icyo ndakubwira cyose nacyo cyamara, gusa ndabizi ko nabuze byose, nemeye guhara byose, nasize byose nakundaga birimo no kwiga. Nasize tata na mama nsigana basaza banjye, ndaza ndagusanga. Nari nzi ko mvuye mu rugo nje muri paradiso, nje kubana n'uwo nkunda n'umutima wanjye wose. Ntago nari nzi ko wowe nakunze n'umutima wanjye wose, nkagukunda kurusha byose nkunda kuri iyi si, nkagukunda kurusha byose nari mfite, ari wowe wambabaza kurusha byose nari mfite mu buzima bwanjye. Nibyo ahari data yarankubise, barankwena, bandaje hanze, nabayeho nabi sinigeze ndya ubwo bamenyaga ko ntwite, ariko ntago bigeze bambabaza cyane nk'uko wowe wambabaje. Ahari wenda bo navugaga ko bari kubiterwa n'umujinya kuko mbatengushye, ntago nigeze nkurikiza inama mama yampaye. Ariko se wowe Ali, wandaje hanze, imvura yose nshiriraho, nta n'imbabazi wigeze unsaba. Uyu munsi ndahura n'amahabara yawe mu muhanda kantega. Ali, ushaka iki? Uragira ngo nzasare? Ese uragira ngo nziruke? Ese basi mbabarira umbwire, ngiye kubaza ikibazo kimwe ariko nsubize. Have you ever loved me even for once? Mbabarira umbwize ukuri. Arati icyo kibazo kiroroshye. Mu by'ukuri Lina, nkikubona naragukunze. Najyaga nifuza n'umugore udafite aho ahuriye n'akazi nkora, yewe utanazi ibintu nkora. Koko Imana yari yarakumpaye, ntiwari uzi ibyo ari byo, ndanatekereza n'ubu utanabizi, ntabwo urabimenya. Ariko nanjye ntabwo nzi icyo ndicyo, sinzi impamvu nteye gutya. Rimwe mba numva ngushaka, ubundi nkumva singushaka.
ahari wenda nshobora kuba nshukwa n'izina mfite kubera ko abakobwa baza banshaka si n'abakobwa gusa n'abagore nuko nibyo mfite umugore mwiza pe Rina uri mwiza ariko jya umbabarira kubw'amakosa yose ngukorera ariko ahari umenya ntakigukunda kuko mbaye ngukunda ntago natuma unyura muri ubu buribwe rimwe na rimwe mba numva nakisubiraho ariko ubundi bikananira Rina tuzi igisigaye se reka twembi tuve ku izima jye ndumva wandekura nanjye nkakurekura gusa umwana wanjye navuka nzaguha uburenganzira kuri we aratoya urajya heza ntabwo twarekana dufite ikintu kiduhuza kandi gikomeye Rina ugomba kuba uri hano ni ahantu ugomba kujya icyaba icyo ari cyo cyose ugomba kuba uri hano muri uru rugo njye nawe tukarubanamo kugeza ubyaye ibindi ntago mbizi sinzi aho bizaturuka sinzi uko bizagenda sinzi n'inzira bizanyuramo gusa ikintu nakwiyamye ni kimwe rekeraho kungenzura kuko gukomeza kungenzura kwawe niko kwibabariza umutima Renate Ala ndagukunda kandi nawe urabizi ibyo wakora byose urabizi ko ufite umugore ugukunda kwirengagiza rero yuko uhari nkirengagiza yuko ngufite nkirengagiza kuri byose kuri njye ntago nabimanaginga ntago nashobora gukontorora amarangamutima yanjye ntago nitaye ku kintu icyo ari cyo cyose icyo ndeba kandi nitayeho muri kano kanya n'ubuzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye ndetse n'umugabo wanjye ese Ali reka basi ngira ikintu nkwisabira oya nakoreka ngira ikintu nkubwira wanezezwa nuko nzabyara umwana akaza agasanga turi mu nduru ese umwana wanjye azaza asange njye nawe turi gushwana asange njye nawe turi guharira ibyo bintu bizaba ari iby'umugisha kwere umwana wanjye azaza avukire mu ntonganya icyo kintu uri kugitekerezaho umva ibyo bintu kuko ari iby'umugisha ese urumva ari iby'umumaro wambabariye ugahinduka mugabo mwiza ukagira imana we wambabariye ugahinduka washyize umutima hamwe intekerezo zawe zabaye hamwe koko ese ubona ntakubera umugore mwiza Rina ntacyo utaba pe ariko akira ko ntari uwawe ahari wenda niba ari uwawe ngiye kizagira numve ndi kubyiyumvamo ariko ndacyakeneye kwenjoyinga ndacyakeneye gukora ibyo nshaka ntago ndi tayari rwose guhagarara hamwe ngo mafungirwe ngo mbe umugabo w'umugore umwe n'abana bari hanze aha Rina nawe urabizi ko iki gihugu gifite abakobwa beza ahubwo nawe niba ubishoboye uzishakire ku ruhande tujye duhurira hano Rina tugize ngo iki Ali ariko nizere kuri gukina aratereka nigendere n'ubundi wambwiye ngo hari ibintu ugiye kumbwira niba bimbwira reka nkubise nigendere arahera akagenda Rina agasigaraho ari kwibaza ku bintu byose aramubwiye kavuga ati man ahaho narayobye n'ubu nabwo n'ubundi buhamya n'iyi nayo n'iyindi nkuru ese burya nuko bigenda amambere nari nzi ko iyo ubwiye umusore ko mutwitiye niba yagukundaga ahubwo arushaho kugukunda ariko burya biratandukanye
mu buzima ntihakagire umuntu ukora ikosa ryo kumva yuko kuba waryamana n'umuntu akagutera inda aribyo bizatuma uba umutoni kuri we nangwa se uba w'igikundiro, kuko rimwe na rimwe ibyo watekerezaga ko bishobora kubahuza bishobora kuba impamvu yo kubatandukanya. Mbere y'uko uyu mwana wanjye ntwitazamo ari yaranyumvaga, yanyerekaga urukundo, yanyitagaho bidasanzwe, yambwiraga ko ankunda buri munsi. nta segonda ryashiraga atantekereje nangwa se ngewe ntamutekereje, ariko none ndebera wagira ngo nitwigeze tumenyana, wagira ngo ninjye wamwihambiriyeho, wagira ngo ninjye wafashe iya mbere mubwira ko mukunda. Mana, nibi nabyo ni isomo ry'ubuzima. Ese ubundi Mana urashaka ko niga iki? Ikindi cya kabiri maze gusobanukirwa nuko kuba utwitiye umuntu burya ntago ari hamwe ngo mubane. Rimwe na rimwe uba wicukuriye imva nangwa se uguye mu ruzi rwita ikiziba, ukabaho ubabaye yewe unicuza, ukabaho wishinja byinshi ariko ntacyo wabikoraho. Iyo nza kumenya ko ari uko bizamera, iyo nza kumenya ko ari uko bizagenda, nari kwigumira mu rugo. Nta nubwo ari tuba tubanye gutya, ahari wenda yari kuzamfashiriza mu rugo atanamfasha akabyihorera, ariko nkabaho ntuje. Gusa ubu ngubu niyo nasubira mu rugo nta munezero nazigera ngira, kubera ko n'ubundi ibyishimo byanjye byose byahindutse amarira n'agahinda. Mana, ndicuza kumenya Ali, ndicuza kuba naramukunze, ndifuza gusubiza ibihe inyuma, ndifuza kuba ari nawe kera. I want me back. This is not me. Ese ubundi byanyura mu zihe nzira? Iyaba ibihe byasubiraga inyuma, hari byinshi cyane nahindura hahise hanjye. Hari ibintu n'abantu ntakifuza gukora ndetse no guhura nabyo. Hari n'iryo kosa rya mbere, ni nayo mahitamo mabi nigeze nagira mu buzima kuva nakwitwa njyewe Lina. Man, mbabarira gutenguha mama na data n'abasaza banjye, ungirire impuhwe n'ikigongwe kuri iyi nshuro, ukomeze kumpa imbaraga kandi uzandengere. Iri n'abageze mu mezi makuru ndetse ubona ko isaha n'isaha ashobora kubyara. Ku rundi ruhande, bagenzi ba Ali bakinana baba batashye. Barimo baserereza Ali, bamubwira ati Ali, ufite umugore mwiza pe, umugore uteye neza, umugore usa neza, ariko afite inenge. Arati kandi Lina wanjye muramubaza iki? Umugore wanjye mumbwiye ko ari mwiza, ngafite inenge, wongera atagira n'umutima mwiza, ikindi ni umunyabwenge, ariko n'inkandagira bitabo. Kandi urabizi ukuntu wajya gutubwira ati njye ndarenze, nzashaka umukobwa urenze. None warongoye umukobwa w'inkandagira bitabo n'abana beza bari hanze aha. Na Maya mwakunda nyiri ya myaka yose, Maya yarize yaraminuje, ikindi ntago aba muri iki gihugu, akibonekamo rimwe na rimwe. Wajya gutwiyemera ngo uzarangura umukobwa uba hanze y'igihugu. Diaspora yawe rwose urabona sudahiye. Arata ariko ntarirarenga,
abandi ati ryararenze byihorere. Uriya mugore wawe se uzamutegera indege agende hanze ahinduke wera? Ariko ibyo muvuga ni ibiki? Muranshaka yiki? N'abandi atari kureka tukubwire. Nibyo umugore wawe ni mwiza, ariko ni inkandagire bita. Ariko waba umupfu. Reba abakobwa bose bakunyuza imbere, urebe n'abakunyura imbere nona. Njye ntago ndi kureba ubwiza, ndi kureba agaciro bafite. Nibyo umugore wawe arakubiye pe, nanjye nakifuza kumutereta, ariko nta kintu kirimo. Wariye neza na mbere hose, ntago wahera kurya nabi pe. Nabura nta diplome ibaza, ariko even na senior 6 afite. Ariko byose ni amakosa yanjye. Uriya mukobwa aracyari muto, yakiri imbere azakomeza yige. Abandi atari kuri umusazi. Uri umusazi. Ariko ubundi murashaka kugera kuki? Abandi turashaka kukumvisha ko wahisemo nabi. Nangwa shani yo mpamvu watinye gukora igikwe. Undi ariko se mwibagiwe ko yari yaramuteye inda? Bose basekera rimwe, umwe akavuga ati nari ngatangaye. Weza nicyo kintu cyatumye umugira umugore. Ariko se buriya niwe mukobwa wa mbere wari uteye indara? Shamwe mu byihore, ntago ari we wa mbere. Ahubwo impamvu twabanye, reka mbabwire murabizi. Impamvu twabanye namubwiye kuyikura marabyanga. Umwahera akavuga ati uriya mukobwa yararezwe. Nahereye kare numva ibintu muri kuvuga, ariko mwica intege. Afite umugore mwiza w'umutima. Nuramukure uyu mugore wawe, nuramuka umubabaje, uzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Wikwita ngo ntago afite ayo mashuri, nangwa se ntago afite ubwo bumenyi, kuko niwe wamuvukije ayo mahirwe. Ntubyivugiye se kare wamuteye inda ndetse akanga kuyikuramo? Uzi impamvu ndi gushima ubutwari bw'uwo mugore wawe? Hari n'abazitwara ntumenye ko bazitwaye, ntumenye n'igihe bazikuriyemo. Ariko we yakubereye umwana mwiza, yabaye intwari. Ese ibyo byonyine ntabwo byatuma ukunda umugore wawe kurushaho? Ese n'abakobwa bangahe bashobora kwemera gusiga byose bari bafite bakaza kuba iruhande rwawe batitaye ku kintu kiri bukurikireho? Abari aho bose bahera ko banja muwo, akambwira ati banagabanya ibyo bintu byose biracyagezweho. Ndati nyamara ushatse wakumva ibyo ndi kukubwira, abo ukabihorera, ntago mukiri kuri level imwe. Uyu munsi ufite inshingano, ugiye kwitwa papa. Ita ku mugore wawe, uve kuri abo ngabo. Abo ni abasazi n'ubundi. Intekerezo zabo zose zicuramiye mu gitsina gore. Ibyabo byose ni intekerezo, n'ibyo bakora byose ubabaza inzoga n'abakobwa. Urwo rugero wararurenze. Gendera kuri igitsina gore. Imana yakugiriye neza, iragutoranyiriza guhereza umugore muzima utari igihomora. None uracyashaka iki? Ese bigiye kuba ka wa mugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera? Niwumvira inama zanjye, ndabizi at the end uzanshimira. Abandi atari ko waretse kuruha. Aracyari muto we, naje twenjoyinge bana. Wibagiwe bya bikobwa byiza
byagusariye ubu se ninde uzongera kugusarira ubu se ninde uzongera kukwitaho izo vibe urazitaye se wikwita kuri uyu mushenzi wawe ubu se wari kukugira inama afite iki yega afite buri kimwe ariko si uwo mugore ari kuvuga aramufitera ariko ubundi ari nta kuntu wafata ari na wawe akaba ari umwiherara wenda bakazaguha umwana wawe arahera akaseka akavuga ati ariko jambo natebya kweri arabihorera nta kintu n'ikindi kimwe asubiza bahera ko batandukana umwe agataha n'undi agataha arimo agenda noneho barimo agenda n'amaguru kajya kubona akabona hari imodoka iri kumugenda inyuma gake gake mu guhindukira abona ari Maya aramwenyura agahagarara undi nawe amuparika iruhande bakinjira mu modoka abari mu masaha ya nimugoroba ariko buri kugenda abwira bagenda gake gake ari nako bagenda baganira ubona hagati yabo bombi hari mu rukundo Maya ari kubaza atari ko ubundi kuki wabikoze ese ubundi byanyuze mu zihe nzira aratireka ngo usobanurire urabizi ntago uba muri iki gihugu urabizi ko twabonanaga ari uko waje ndabyemera ko nagize intege nke ndanabyemera ko nakoze ikosa nananiwe kwihangana gusa urabizi ko ngukunda igihe cyarageze mura na Lina urabizi ukuntu duteye Maya tubwo ndabizi niwe wakwishinjagaho ubwo se wowe wakwitereteye abakobwa bakunda abastarino aratoya ntago namuvugana ninjye wamuprovote ninjye wamuterese naramurebye numva ndamukunze ndamutereta turakundana ariko nta plan n'iyi nimwe nari mufiteho ntabyo kubana natekerezaga kuko urabizi ko ari wowe nkunda hama twaje kuryamana ukuri kwa byose Maya Lina yarakiri vierge ninjye musore wa mbere waryamanye nawe kandi nabwo ntekereza ko nta wundi musore bararyamana uretse njyewe icyo cyo ndashyize nagihagararaho nkimara kumutera inda numvaga tuzayikuramo ariko mbimubwiye arabyanga babe Lina yanyuze muri byinshi wabo baramutoteje wabo baramukubise mbese bamukoreye byinshi ariko yanga gukuramo inda mushiki wanjye Lydia niwe wansabye kubana nawe urabizi ntago ndaguzana mushiki wanjye umuntu wenyine Lydia yaramaze kumenya ni Lina kandi nabwo nuko yaramaze kumbonana nawe inshuro nyinshi ngeze aho ndamwirurira Lydia akimara kumenya ko Lina atwite ndetse akamenya n'ibiri kumubaho ubwe yansabye gusaba Lina tukabana ariko sinabigenje uko yabinsabye ahubwo naramubwiye araza turabana ese kuki utibaza impamvu n'uyu munsi ntarajya iwabo kuki utibaza impamvu ntahereye ko nsaba ngo ngende dusezeranye
nuko nari nkigufite, nuko umutima wanjye ukigukunda. Erega ni wowe nitayeho, ni wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Undi atari kumbwiza ukuri numbeshye, wigeze umukunda? Arati yego naramukunze, ariko sinigeze mukunda nk'uko ngukunda. Iyo nza kuba naramukunze nk'uko nagukundaga, nangwa nk'uko ngukunda, nari kuba narakwibagiwe, sinakabaye ndi hano nawe. Maya ati ndabizi babe. Ese wabuze impamvu nanjye naje igitaraganya? Numvaga ntari kwiyumvisha kuba nahomba ari wanjye. Niyo mpamvu nanjye nkiri hano, nakabaye naranasubiyeyo. Ariko njya kugenda umutima ukaniya. Uyu munsi ndapanga ngo ndafata indege ngende mve mu gihugu hano, cyane ko mfite byinshi byo kwitaho n'akazi kantegereje, ariko nakwibuka ko nshobora kuzaguhomba. Nkavuga nti hoya, nkavuga nti reka mbe ndetse kugenda. Arati babe, humura ntabwo uzigera umpomba, ntabwo wampomba, ndahari wese, ndi uwawe. Erega nta wagusimbura mu mutima wanjye, nta n'uwagusimbura mu ntekerezo zanjye. Uzahora uri uwa mbere, urabanza ukanikurikira. Maya turakoze cyane. Erega iteka mpora mfite ubwoba bwo kukubura, sinzi nawe niba ufite ubwoba bwo kumbura. Arati ubwo bwoba nigeze kubugira. Nkimara kumenya ko nateye Rinda, mutima warandiye, ndavuga ati ndaguhombye. Ubwoba buba bwinshi, ntangira kwibaza icyo nakora n'icyo nzakora kugira ngo singuhombe. Ariko nagize umugisha, nsanga uracyankunda kandi n'ubu urankunda. Iteka ugenda umpa impamvu zo kugukunda, kandi nkumva ko ntawe uzagusimbura. Maya ati none se babe, hari ikintu nshaka kugupropose, kandi umbabarire ukemere ntucyange, niba koko nkunda nk'uko bimbwira. Kandi koko ukaba ukunda njyewe ukaba udakunda Rina, wanyemerera njyewe nawe tukabana? Wanyemerera njye nawe tugasezerana, cyane ko Rina mutigeze musezerana nta hantu byanditse ko ari umugore wawe? Wakemera njye nawe ejo tukagenda tukandikisha umurenge, tugasezerana, twamara gusezerana ngahera ko ngenda? Ndumva nshaka kugenda nsize dusezeranye. Ese ibyo basi urabyemera? Arati Maya, urakomeje? Undi ati yego ndakomeje. Urakomeje? Wabyemeje? Urumva ubishaka? Maya ati yego niba ufite n'ikibazo cy'amafaranga, ngisene ndazifite. Icyasabwa icyo ari cyo cyose niteguye kugikora. Arati Maya, ndagukunda urabizi, ntago ayo mahirwe nayitesha, ntago nabyanga. Nta kibazo ejo nyuma yatize tuzajye kwandikisha umurenge, ariko reka nzazinduke mu gitondo tugende tujyeyo twandikisha umurenge. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Maya na bemeranijwe kujya kwandikisha umurenge. Ese Rina nabimenya arabyakira ate? Ese aho noneho ntibiri bumutere kumva agize agahinda karuta ko yari afite? Ese ubundi iyi myanzuro ari gufata ni iya nyayo? Aho ntiyakabaye atuza akita ku mugore we? Inkuru yitwa warahemutse
byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Jyewe nitwa Atete, inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.